bikana kikamenyekana, ntago ari ikimenyetso cy'uko we yitwara neza cyane, we ari umukiranutsi. Kuba nakora indirimbo igakundwa ntago bivuze ko ndi umuntu mwiza cyane imbere y'Imana kuruta abandi, oya, ahubwo gusa nuko ari gahunda y'Imana, nuko ari ikintu Imana yahisemo ko bigenda gutyo. Normalement usanga ndetse babandi bakiri kwica amadubu n'intare mu rwisho twavuze ari b'Imana iri gutegura nabo bazakora undi murimo urutaniye ngiye. Trend, bino bintu biba bigezweho n'abantu bose bakora, bituma abantu batafocus, kubera ko uravuga ngo uyu munsi hagezweho ngo kuririmba style yitonze, abantu bose bakamba bayiguraye, ngo umunsi ngo hagezeho ngo wenda kurimba basimbuka, bose ukabona nibyo batoye. Ntago ari cyo kintu gisobanura ko ariyo gahunda y'Imana muri iyo minsi, ahubwo ibyo ni bya bindi nyine byahahiye bahatwitse. Ahubwo gahunda y'Imana ni authenticité, ni ikintu kiri ku mutima yaguhaye kidasa n'icy'abandi. Ya ndibaza, sinzi niba ngusubije, Imana igumugisha. Ikindi bambajije imbogamizi mpura nazo. Imbogamizi ziri mu buryo bubiri, wenda ndamufasha kuformira neza ikibazo. Imbogamizi ni nko kuvuga icyatuma ntakora umurimo, ngewe ntacyo ntakora umurimo w'Imana, nta cyatuma ntakora umurimo, nayikorera mu buryo bushoboka n'ubudashoboka, I don't mind. Ariko wenda ngira ngo icyo washatse kuvuga ni nk'ingorane cyangwa ibintu duhura nabyo sinzi wabajije icyo kibazo, bitunaniza wanza ari nkacyo wenda yashatse kuvuga. Imbogamizi zo ntago nibaza ko hari ikintu cyahaguruka ngo kimbwira ngo ntukorere Imana ngo numve ndabiretse gutyo, ntacyo ndi gutekereza nona. Ariko ibitunaniza ndabisobanura muri ubu buryo. Iyo ndi kumva mu mwuka wanjye ndi equipped, numva meze neza, maze iminsi nsenga Imana, mfite ijambo ku mutima, nta kintu na kimwe ngiye numva gishobora kuncinege, gishobora kunaniza. Ariko iyo nanyuze muri ka gahe nyine ko kumva nta mwete wo kwegera Imana, icyo gihe ibinaniza biba byinshi, ndetse ahubwo na gatoya karakunaniza. Niyo wumvishe n'akantu gakomye gutya uhita ugira nk'ubwoba. Ariko iyo umutima wanjye numva ndi equipped, ndi nambaye meze neza, ndi gusenga Imana, numva ibintu byose ari Imana iri buze kubyitaho. Kubera iki? Iyo witaye ku bintu by'Imana, nayo igiye yita ku byawe. Murakoze cyane. Umutima nkanakibyaza inyungu. Nyiri muri segonderi nize, ngira ngo muri segonderi nize mu mashuri abiri atandukanye, ariko ndi mu wa kane nzamuka njya mu wa gatandatu nigaga kuri Lycée de Kigali. Hari igihe rero nk'iyo babaga barimo twumva ko nk'umunsi wo kurwanya sida wegereje, nageraga gutya nkandika nk'inkuru kuri sida, nkazenguruka muri habagaho ibigo icyo gihe byitwaga CNRS cyangwa PCRS, ubwo cyari ikigo cy'intara ya Kigali, ubwo cy'umujyi wa Kigali ko twabyita kuri ubu, gishinzwe kurwanya sida. Nkajyayo njyanye ya nkuru nashushanyije kugira ngo niba bashobora kuyigura cyangwa bashobora kuyikoresha. Ntabwo nigeze icyo nakoze cyose numva ko ari ikintu nakora ngamije kwishimisha cyangwa guta igihe. Hari n'ibintu byinshi urubyiruko rwagiye rukora, twanganaga nko kujya gukina biyari, nko kujya muri karate ari siporo, ariko nkabona ko bayivunikiramo cyane. Numvaga ko ndamutse ngiye muri karate, gahunda ari ukujya mu ikipe y'igihugu. Niba ndamutse wenda biyari nta n'amarushanwa yayo yabagaho, cyangwa n'ibindi bintu abandi bajyamo bagamije kwishimisha, iyo natekereza kubijyamo numvaga ko ari ibintu ngomba kujyamo ngamije kugira ngo mbibyaze umusaruro ndetse njye ku rwego rwa rundi rwa mbere. Nuko rero na bya bindi byo gushushanya urumva narabikoze, ariko ntabwo byagarukiye mu kwemeza ababyeyi no kwishimisha, byamfashije kuba umuganga. Ariko na nyuma yaho ubu ndabikora by'umwuga, nandika ibitabo, n'ibya bindi nakubwiye nandika, maze kwandika ibitabo byinshi. Ngiye rero kuva mu buto bwanjye, urugendo rwanjye mu muziki rwabanjirijwe n'ibyo byo gushushanya. Ariko igihe kigeze nakuriye mu rusengero ndirimba muri korali, nkuko nababwiye, ntabwo nkunda guta umwanya mu kintu kiri bunsaba amasaha yo kucyitoza, njye kugikora hanyuma birangirira aho ngaho. Nakuriye muri korali, naririmbaga muri korali ku ishuri no mu biruhuko nkaririmba muri korali mu rusengero.
igihe rero kigeze nkirangiza segonderi nza guhura na bagenzi banjye. Icyo gihe hari hatangiye kuza abahanzi baririmba indirimbo zigezweho z'ubu, dukora ikintu twise Afrosense, bivuze abatagatifu b'abanyafurika. Ariko icyo gihe natekerezaga nyine imfubyi, abapfakazi, kuko buriya tugira abantu benshi barengana bitewe n'ubuzima bavukiyemo n'aho bavukiye. Turabizi uno munsi ahantu hari intambara, uyu munsi harimo haravuka imfubyi, harimo haravuka abapfakazi kandi batabihisemo. So natekerezaga ko tugiye kuririmba, tukaririmba, twatangiye ari gospel, ariko end goal ari ukuzafasha imfubyi n'abapfakazi. Hanyuma biza kurangira ngiye kwiga muri kaminuza. Abo bantu twatangiranye baguma aho twari twahuriye, turaburana, nuko nabikomeje. Ariko mbikomeza hari intego kwari ukuvuga ngo nubwo ntagiye gukora gospel, ariko ngomba gukora umuziki ufite abo winspiring, ufite icyo wigisha. Ni ukuvuga ngo sinshobora kujya muri studio ngo nkore indirimbo idafite topic y'ingwiza murongo, sinshobora gukora indirimbo idafite ubutumwa iri busigira umuntu wayumvise. Kuko nizera yuko tuvuge nk'urugero, uno mwanya twicaye hano turimo turasaza. Umuntu wafashe umwanya wo kuza gutega amatwi ibi ngibi yabiguze ubuzima bwe. Ni ukuvuga ngo ku gihe yari asigaranye hagiye kugabanuka amasaha turi bumarane aha ngaha. Numva yuko ayo masaha umuntu adakwiriye kuyagura ubusa. Niba ari indirimbo yanjye y'iminota 3 agiye kumva, ubwo ni iminota 3 y'ubuzima bwe amaye yo kuntega amatwi. So mwumva ko niba ngiye kuririmba hari icyo ngomba gusigira ugiye kumva icyo ndi buririmbe. So nirwo rugendo rwanjye, ni nayo ntego yatumye mbasha gukora umuziki. No munsi tukaba turi kumwe hano. Okay, amashi menshi. Aha, murabyumva ko byatangiye kera. Ntabwo ngiye rero kubicisha amagambo. Reka dukomereze kuri Israel n'abatubwire mu mateka nzi nawe makeya kuri we. Murebe uko ameze ubu, murebe n'umuntu ufite nawe nibyo yavugaga. Ni ukuvuga ngo afite degree muri pharmacy. Numvaga nari mbizi. Urumva rero nawe yatarimo guhanga indirimbo, abarimo guhanga n'ibindi. Rero arimo ahuza aterateranya imiti, bityo kugira ngo bitugirire umumaro. Munyemere rero dukomere Imana yacu amashi ku bwabo. Turagira rero ngo tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko. Mu by'ukuri tubazi nk'abakozi b'Imana bagiye bakora n'imirimo itandukanye, ndetse bagiye bagera no ku bintu bikomeye byinshi. Niyo mpamvu tugira ngo aba bantu bari aha biganjemo abantu bato, mu by'ukuri bakeneye inama zanyu, uburyo ibintu bikorwa n'uburyo bigenda bikura kandi bigatanga umusaruro, atari no kuri ba nyiri bwite gusa, ndetse no ku bandi bantu batuzengurutse. Ndagira ngo rero tuze kwinjirana muri iki kiganiro turebera hamwe uburyo umuntu ashobora kubalansinga ubuzima bwa Kristo no mu gihe yamamaye. Wenda mpereye ku muvandimwe Tom Close, ndagira ngo abe ari we mperaho. Namukozeho ubushakashatsi nsanga nimba ubushakashatsi nakoze ari bwo, nsanga yaravukiye mu mahanga ariko aza ari mutoya mu gihugu cy'u Rwanda ngo agere hano. Ndibuka muri 2007 menya ari bwo numvise indirimbo ye ya mbere ivuga gute, Gens. Indirimbo ya Tom ya mbere ntabwo muyibuka? Mbwira. Murayibuka Mbwira? Niyo yakoze. Muri make nasanze Tom Close niwe muntu mu by'ukuri usa naho yazanye umuziki uri moderne hano mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Niba ntihenze niko bimeze. Rero ndagira ngo Tom ubanze tubwire icyakwinspiye kwinjira mu muziki, ndetse ukazana umuziki utari umenyerewe hano mu gihugu,
izo inspiration zaturutse muri icyo gihe? urakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Nk'uko nababwiye, ndi umuhanzi. Ubuhanzi bwanjye rero bwatangiriye ahandi hatari mu muziki. Bwatangiye nandika, kuva nkiri mutoya nari mfite impano yo gushushanya, ariko nayo navuga ko yaje mu buryo nari nyifite, ariko uburyo nayikujijemo byaje mu buryo butangaje cyangwa busekeje. Nkiri muto cyane, ngira ngo nko ku myaka nk'itanu, nigaga mba mu kigo, banjyanye kwiga mba mu kigo kuko nari muto cyane. Rero rimwe ngiye ku ishuri mbona umwana washushanyaga, yari afite igitabo yashushanyijemo utuntu dutandukanye. Hanyuma igitabo ndakigura, ariko sinakiguze amafaranga, nakiguze bimwe mu bintu nari mfite byanjye nk'imyenda. Sinibuka icyo natanze, icyo nibuka cyo nuko tujya mu biruhuko natahanye mare irimo icyo gitabo gusa, nta kindi cyari kirimo. Noneho ngeze mu rugo mbura uko mbabwira ko nakiguze, ndababwira ngo nijye washushanyije ibyo bintu birimo byose. Hanyuma barabitangarira cyane, buri muntu wese uje mu rugo bakajya bamubwira bati Tom yamenye gushushanya, azi gushushanya, bagakuraho cya gitabo. Hanyuma ndibwira ni rero umunsi umwe bashobora kuzantungura bakansaba gushushanya bino bintu. Mera ku cya mbere ngisubiramo kugeza igihe menyeye gushushanya byose. So kuva icyo gihe rero biri no mu bintu byanamfashije gukura, nkiga ubuganga, kuko buriya iyo wiga ubuganga barimo ibishushanyo byinshi. Kuva muri segonderi kugenda, abazi iby'ubuganga, iyo wiga anatomy uba wiga ibice bigize umubiri w'umuntu. Urashushanya, ugashushanya imitsi, ugashushanya amagufa n'utwenge tuba ku magufa n'utundi tuntu dutoya, n'ubwonko. Buri kintu cyose nyine ni ugushushanya. Biri mu bintu rero byamfashije. Hanyuma kuva ngira ngo nkiri muto, ntabwo nagize byo gupfusha igihe ubusa. Nakuze numva ko buri kintu cyose ngiye gukora ngomba kugikora ngishyizeho umutima, nkanakibyaza inyungu.